amfungura umugore wanjye pumbafu dana amafungura agiye muryamye kugira ngo baye ko giye mwana akaryamira urutaro Rwanda agiye gukora mwese mwe muramurira akerenza kumwe kumanyoko nakomenye nayo cheers nibi urarara pe ariko fashe inzoga kumbe fashe aho uziko je nagurasi je baje kuba ko nasi wewe kuba igicupa nakokore icupa cy'igikurukunde ni igikure rego kiba gipa cyacu akagakuri karapima bazararahera ayo umuserebanya w'umusore wajuka Tare chokana kumanya. Zaita. Nyeri chibe. Ariko uzukari kunywa ikijyanamo. Mama ichibe. Yengera rata. Ese kungwa. Uziko musomanye. Wewe baramichibizo gasakuza wa mugabo. Naje michibizo. Nese mwese ndabasomera rimwe. Uradusora simwa ngo tuyijyanye. Inzoga zishizemo. Michibizo rata. Michibizo sha. Reka nguranya kwera ko babigenza. Ariko se mwamvuye mwahise kunsindira mfu umugore yeze karata hano kuyinagaza ngisango barakubitwa murenge gukora ko yeze abitugwa ku maguru wagira ngo ni nyabashwa ngo zigiba murenge gukora ko bigenza nata bose ni ikigo ryo gafite amafaranga sureba jewe ukumagaza mbona gudu se no mugabo tujya kuzana kandi karundi turara se no mugabo urembwa sha tujya kuzana kandi kurawundi yewe bajya kuzana izindi nzoga tunywe kumanya kuba uwazanya no kunsingisho kandi nzoga tubona iriya mugari kuri abakozi ariko tuba dufite ubwenge urumva ishusho be niko kazamugera ngo akagezweho ishusho be ureba iyo utangura intungo izina ry'Imana tubona uru rukuta n'uru nari kubiguhurizaho ariko ninge gutunze kigongiye waba umugore wawe umubeshya k'umusozi ukamuzana iwanjye ariko rero nawe wari kubona situwasiyo ndimo ukavuga ati n'inshuti yanjye umuturanyi ubamo hariya muri iriya nyubako ukavuga ati reka mureke yenjoyi warangiza ngo nturutsehe wa mugabo oransebe uzana urungurunguru rurarya n'uwawe ndase nta mugore wanjye wasanze se ariko n'uwanjye oke ibyo tubireke n'ubundi uruda rwawe ntirwatuma uhaguruka ye agacupa kararyoha nawe wabibonye naryo n'ubu rw'Imana cyaza ariko ntabwo yawarudanye cyane ubuzima bwacu yabuze arasante ubu ni mu giswahili mbavuze buriya rero nubwo wumva mwamenyeho amazi nabashimiye cyane muri abana beza nta nubwo ari urwango rivuga muri abana beza ni ukuri kw'Imana cyazi noneho bwa bose injoze bwa bose nubwo ari igicucu ariko nubwo ari umugozi nawe nubwo ndi umukozi ariko yagiye nzagura inzoga ziruteze icupa riraryoshye ariko byera uri mwiza koko
Ogo. Yaro ngo ufite inda. Ndakurusha. Yangoroshe inda. Izi ni amibe na. Wasanze ndi kurya amibe byasanze ndi kurya inyama gicucu. Inyama se. Nyina nakoze kuva reba iyo ndareba iyawe. Ariko nubwo wenda ufite inyama amibe uri umugabo pe. Impamvu y'Imana uri umugabo manzi. Nora kugira ngo nyita mujomba. Nyita mujomba urabizi yuko njyewe wayishora inyama wayiheregeta mwana nagwara untazi rwanguwe umugore wanjye abonye ko yasuye atariye kubera inda yawe karakurusha agaciro nyoko akakuguriye se Uri umwana mwiza. noneho babonye Uri umwana mwiza. nabonye ngo rirakuryama Nakwishimira umwana mwiza. ntabwo ari uwa mbere Ariko se ntabwo ari uwa mbere ubundi witwa nde? nitwa Jinja. Jinja cyangwa se ntabwo bize mu kinyarwanda. Jinja ni mu giswahili cyangwa se mu kilatini. ibi byose biri hano nyoko abiguze. ese ubundi wa mukobwa agiye wa mushenzi wawe so wabona buriya agiye kumwega kuri wese namugiye kumwega kuri wese zamwerekeza n'umusirikare yewe yanditse nayo ayijyanye barangiye nayicara ni ebyesha ora kinana uramubita ukamena ibase y'amazi wakigorye we waroze ko nazakwishyura ndagoye si wowe wicara nabi yawe byo kugatera reka nigende kuryama umva iratunywa inzoga alo merci beaucoup uretse ko nguye imvura isigwa merci uri kwinyaraho uruntu rworoga rurimbura ka Jinja uri umwana mwiza nakwishimiye. Uri umwana mwiza. Ariko se ubanga Jinja guhera ku munsi wa mbere waranyakire. nubwo tebabona ibya bose ndabiruta wabonye ariko uri umwana mwiza. igitamati Jinja Jinja awerekeze sha ntabona agusiga nonese iki kivu kiranga kivuye nyabarongo yajino umva wa mugabo we ntusunike ntumure urimo uretse utagwa dore wasinze wagicoco muri Nyabarongo uragendesha inye nk'uruyukiwe cyangwa nk'uruvu inyoni yanjye uranayinesha aho ngana n'iwanjye tambuka neza gutya wowe agendesha ingegera agendesha kuko n'izi nzoga zawe wagira ngo zirimo n'uburozi wa mugabo we nakugurira ngiye kuryama wiziye wakipfa akasha none se ba bandi basigaye ariko icupa ririhe ntacyo bitwaye Jinja nakwishimira urwana uri umwana mwiza Jinja uri umwana mwiza nawe noneho Jinja aho bigeze
turyame twiryamire kanyungurure twiryamire twiryamire jinja wanje nubwo mugiye kurara n'ubuntu ngizo jinja urugero rwo kugira jinja baguka urubanza kingaga rugoranye none sawa aramutse umva wamufuna mweto ntabwo yarayamye azukunda naye ntabwo cyanaye uriya n'icyarabi na wa mukobwa yanashobora kuba yarwara uvuze ngo kiwe uriya ntiyararanye na wa mukobwa twahaye inzu ariko wamugana nijoro cyane twaye ngize mwana ni wawe wanjye se hariya ni muri rogi ku buryo aza cyangwa ndaje we akunda cyica pe niyo mpamvu mbona n'inda yagabanyutse ntiwari uzi inda nari mfite reba mwe watse tukajyayo tukareba buriya wabona kigiheneyeyo ikibanza cye uko kimuriye we yabundaje izina ry'Imana nyuma ndeba umwice nyuma ndeba umanike cyari cyari mu bya nijoro ejo yari yagiye gukora bose mbwira urukiko buriya yari mu biki akorera Imana nyina ejo wari wayagaye ngo ngebe iki n'ibiki hamwe namwe araranye mwana ukanuye waje warigize kongo ubunzi nda ahubwo se nkayo nka boss bakoze iki si umukozi wawe ruba ruwanjye ni wari wamushukuriye se wajyanye shokori aba namuteruje akabido kamwe cyangwa tubiri nibyo wavuga ngo nari namushukuriye mwaje kwahira se nta nzoga n'abagure ejo mwagiye mwasaze wayagaye nga bw'ububizi mwembi mwashukuye reba nanjye uzi ko nta gahinda kenshi mfite ariko dukomange cyangwa dutegereze gusohoka koma gikomange gisohoke ndakomeza mwishinga se saga ibiragiye sinzi kabisa izina ry'Imana Aracyarimo? ndumva kiri Aracyarimo? Ese n'ubundi baracyari kumwe karanakomeye birazana bakiri ko ese hari umufumu muheto kesha nawe ndamumanika bizo mbona mfari ariko nabona koko Gikongegera bose mwebwe sinzana nawe rwose
nukuri kw'Imana nuko ko nuvuye mu nda ya nyoko numvisha muri bari bagushimuse cyangwa zahano oyi ikigo kiri kubundaza nukuri kw'Imana no kubera inzoga fatina umukobwa nikunda umuntu wa rugenda nose bose kuko ari watuguriye inzoga none waragiye kumuha izindi zo ngize zashize nazo uramukunda ntabwo cyangwa yazihishe ejo ntabwo yakora ejo ndishobora ntabwo yari yagusuye mu gitondo kuko nimwagiye mumenya gufata akamuri twebwe haje ikintu cyo kimaze gusuzugura mfasha kwakanura nk'arwaye amagini arakwita kamagara ariko kamubwiza kwe sibyo kamubwiza kure uyu munsi ninjye nawe wabundaje naraye ntazi ibyo ngo ki ushaka ko kuranyirukana kuko urukana gusaze uragenda uri bice harabanzaje n'amaboko n'aya maso ameze nk'aho arimo abazimu araza nyuma no kubera inzoga rwose bose mbabarira no kw'Imana jagaseye pumba none nyine wagira ibaze akanagasu uzuka bire bintu uri gukora ninjye wari ukumbye kuri hariya no kubera inzoga musimbuye ubonye musimbuye yarabuzinga sha yarabuzinga pumba bose ko kuranyirukana kana baze Fismer cy'abandi ndamwiruka yakujyanye akantu yakurya imbeba cyane iminyorogoto yaboze basuri ndakwandika imanuze yawe nene wasaze se ariko njye ntabwo ndi boss ni wowe boss ahubwo genda urebe niba wenda batagikuyeho dore ngo yamugandaje cyokora niwe n'umukozi wawe ni mwe komedi nabonye muri iyi si aziko biriya bintu ari gukora iziko njya kumenya kuryamye niwe none si umukozi wawe wowe ubundi okay wenda ikintu wagakwiye gukora sibyo wagenda basukabaza umukobwa impamvu yabikoze gusa ubu ni muzima surumva yapfuye